Nongeye kubaha ikaze no kubashimira inshuti zanjye kandi inshuti z'umusaraba. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mubana nanjye buri munsi umunsi ku wundi. Imana ijye ibaha umugisha. Mwe mwakoze subscribe, mwe mukora share, like na comment. Imana ijye ibaha umugisha. Kandi rero mbasaba ngo nimukora subscribe mujye mwibuka gukora ku nzogera kugira ngo ubu butumwa bwose bujye bubageraho. Uyu munsi mbazaniye insanganyamatsiko ivuga ngo kubaho ufite intego. Ntabwo ari za ntego z'ejo ngo uzubaka amazu n'amayetaje, ahubwo ndajya ukurikire wumve intego iyo ariyo kandi igufasha kugera kuri ibyo ku buryo bworoshye. Ntucikwe. Umuntu burya agambirira gukora byinshi mu mutima we nk'ibyo namwe munkurikiye mwibwira, nyamara icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa. Se ni ukubera iki? Jya ntucikwe, kurikira iki kiganiro kugera ku musozo. Kadusome mu Migani, igitabo cy'Imigani, ibice 19 umurongo wa 21. Aravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Bivuze ngo umuntu agambirira byinshi, gukora byinshi, kugera kuri byinshi, ariko icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa kandi nicyo kibaho. Dawidi yakoze ibyo Imana yashakaga mu gihe cye, aricyo cyamuviremo kuba umuntu ufite umutima nk'uko Imana ishaka. Ari nayo mpamvu udakwiye gukora ibyo wibwira gusa, ahubwo ukwiriye gukora ibishimwa n'Imana. Reka dusome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice 13 umurongo wa 36. Aravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Bivuze ngo mu gihe cye yakoze ibyo Imana yashakaga, yatabarutse cyangwa se Imana yamwisubije nyuma y'uko yakoze ibyo Imana yashakaga. Bivuze ngo mu gihe cye Dawidi yagikoresheje neza, yakoze ibishimwa n'Imana. Ese wowe ibyo ukora Imana irabishima? Ese wowe uramutse upfuye, imirimo wakoze yazakurengera ku munsi n'umwe? Ku munsi w'urubanza imirimo wakoze yakuburanira? Ese Yesu yagutangira ubuhamya? Niyo mpamvu ukwiriye kubaho ubuzima bufite intego. Intego nta yindi ni ugukora ibyo Imana ishaka. Kuba ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Ibindi bisigaye ni ukubona bucya bukira. Abantu benshi bahora bahanganye n'ibintu bitatu mu buzima. Icya mbere ni ukumenya icyo uri cyo, cyangwa se kumenya uwo uri we, wibaza ute se ndinde. Icya kabiri kugira agaciro. Nta muntu n'umwe utifuza kugira agaciro. Aho akora, aho asengera, aho atuye, aho agenda hose aba yumva yagira agaciro. Wibaza ute se mfite icyo maze? Iyo ubona abantu batakwitaho, wibaza icyo uri cyo bikagucanga, bikakuyobera. Icya gatatu kugira umumaro muri sosiyete, ukumva ukwiriye kugira umumaro muri sosiyete, kumva ukwiye kuba nyamwishingikirizwaho, ntacyo bakora udahari, kumva sosiyete yawe niwo ukwiye kwigira umumaro cyane. Ni uruhe ruhare rwanjye mu buzima? Ibisubizo kuri ibyo bibazo byose biba mu ntego 5 z'Imana ku buzima bwawe, kandi narazibabwiye mu biganiro byo haruguru, mwasubiraho mukareba byose birimo. Mu cyumba cyo hejuru ubwo Yesu yarangizaga umunsi we wa nyuma w'umurimo yakoranaga n'abigishwa be, yabogesheje ibirenge nk'icyitegererezo, maze arababwira ati ubwo mumenye ibyo murahirwa nimubikora. Iyo umaze kumenya neza icyo Imana ishaka ko ukora, umugisha uwubona iyo utangiye ukabikora. Dore ubu twegereje inkuru nziza ku bandi ya Yesu Kristo, kandi tumaze neza kujya dusobanukirwa intego z'ubuzima bwacu.
ku bankurikira buri munsi hari icyo ubutumwa bubafasha. Uzahirwa nushyira mu bikorwa izi ntego zose mba nakubwiye, ubu butumwa bwiza mba nakubwiye, kandi ubusangiza n'abandi. Ibi bishatse kuvuga ko hari ibintu bimwe na bimwe uzagomba guhagarika kugira ngo ibintu byinshi byiza ushobora gukora mu buzima. Ariko imigambi y'Imana ni biriya 5 ugomba gushyira mu bikorwa. Ikibabaje ni uko byoroshye kurangara ukibagirwa ibyangombwa. Biroroha cyane kugenda utwarwa n'ibindi ukava mu by'ingenzi buhoro buhoro, ukava mu murongo kugira ngo wirinde ko ibyo bikubaho. Wagombye gushyiraho icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe kandi ukajya uzigenzura kenshi. Ese icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe ni iki? Ndagira ngo ntucike. Ni icyemezo cyerekana mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe. Mu magambo yawe ukiyemerera gusohoza intego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ntabwo ari urutonde rw'imigambi ugomba kugeraho. Ingamba nk'izo ni iz'igihe gito. Intego z'Imana zo zihoraho. Bibiliya ivuga neza igira iti, imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Ni icyemezo gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Kwandika ku rupapuro intego z'ubuzima bwawe bizagutera umwete wo gutekereza neza inzira z'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo umenye neza aho ugana, bityo ntuzateshuka inzira ihamye. Mu buzima busanzwe baravuga ngo iyo utazi iyo uva ntumenya n'iyo ugana. Icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe cyerekana ko uteganya gukoresha igihe cyawe, uko ukoresha ubuzima bwawe, amafaranga yawe, ariko kinerekana mu buryo buziguye ibyo utazakora. Mu gitabo cy'imigani haravuga ngo umunyabwenge agambirira gukora ibyo yatekerejeho neza, naho umupfapfa ahaguruka akikubita hirya no hino. Bivuze ngo umuntu uzi ubwenge ntabwo akora ikintu atatekereje kandi adafiteho amakuru. Ni icyemezo cyerekana icyo wita ubutsinzi, cyerekana ibyo wowe uha agaciro bitandukanye n'iby'isi ivuga ko bifite agaciro. Bisobanura neza ibyo ushyize imbere. Pawulo yaravuze ngo nshaka ko musuzuma ibintu mukamenya ikirushije ibindi kugira umumaro. Ni icyemezo gisobanura neza uruhare rwawe. Uzagira uruhare rutandukanye mu bintu byinshi uko ugenda ukura mu buzima, ariko intego z'ubuzima bwawe zo ntizizigera zizinduka. Zo zihora ziri hejuru y'umurimo uwo ari wo wose ukora. Niyo mpamvu ukwiriye kwita ku murimo uhitamo gukora n'ibyo uhitamo gukora byose. Ni icyemezo kigaragaza neza uwo uri we, cyerekana uburyo bwihariye Imana yakuremye kugira ngo uyikorere. Ufate igihe gihagije wandike intego z'ubuzima bwawe. Ntiwivune ugerageza kubirangiza mu munsi umwe, kandi ntugerageze gukora ibintu bitagira amakemwa mu ikubitiro. Wandike wihuta ibitekerezo byose byawe uko bigenda bikuzamo. Biroroha iteka gukosora ibyo wanditse kuruta guhanga bwa mbere. Narabibabwiye bwa mbere mu biganiro by'ubushize. Iteka ujye wandika ibitekerezo bikujemo byose ubyandike kugira ngo nujya guhitamo bikorohere. Dore ibibazo 5 bizagufasha mu gutegura icyemezo cyawe. Ibibazo 5 by'ingenzi mu buzima ni ibi. Ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye? Iki ni ikibazo cyo kuramya. Ese ugiye kubaho ku bwande? Ni ibiki ugiye kubakiraho imibereho yawe? Ushobora kubakira ubuzima bwawe ku mirimo ukora, umuryango wawe, imikino cyangwa imyidagaduro, amafaranga cyangwa kwinezeza, cyangwa n'ibindi byinshi wakora. Ibyo byose ni ibintu byiza, ariko ntabwo byagombye kuba umutima w'ubuzima bwawe. Nta na kimwe muri byo gishobora kukubera inkingi wishingikirizaho
iyo ubuzima bwawe buhungabanye. Ukeneye urufatiro rukomeye rutanyeganyega. Mbese ntuzi ko hari igihe amafaranga agera akananirwa, amashuri wize ntaba agikora, amafaranga ufite ntagire icyo akumarira, imikino ukora ntigire icyo igufasha, ariko iyo wishingikirize ku Mana byose birakunda. Umwami witwaga Asa yabwiye abaturage ba Yuda ngo berekeze ubuzima bwabo ku Mana. Ubundi mu by'ukuri icyo ushyize mu mutima w'ubuzima bwawe gihinduka Imana yawe. Niyo mpamvu kuramya Imana cyangwa se gusenga ibigirwamana bitagisaba ngo ugire ibintu baza ngo ubishyire mu nzu. Oya, hari igihe amafaranga aguhindukira ikigirwamana. Hari igihe ibyo uha agaciro cyane kurenza Imana ubundi biba byabaye ikigirwamana, kuko Imana yakuremye yonyine ubwayo kugira ngo ubanze uyiramye kandi uyihimbaze, uyiheshe icyubahiro ubuzima bwawe bwose. Nta kintu na kimwe gikwiye kubanziriza Imana mu buzima bwawe. Igihe wahaga Kristo ubuzima bwawe, yarimutse aza mu mutima wawe, ariko ugomba kuhamugumisha kubwo kuramya. Pawulo aravuga ngo ndasenga ngo Kristo ature yime mu mitima yanyu. Uzamenya ute ko Imana ariyo rufatiro rw'ubuzima bwawe? Iyo Imana iri mu mutima wawe, urangwa no kuyiramya. Iyo itarimo, urangwa no guhangayika. Umuntu uramya Imana cyangwa ufite Imana mu mutima we, nta kimuhangayikisha kuko aba yizeye. Niyo ibibazo byaza, ibigeragezo byaza, ahora yizeye ko iyo Mana ishobora kubimukuraho. Guhangayika ni ikimenyetso kikuburira ko Imana wayitendetse ku ruhande. Numara kuyisubiza mu mwanya wo hagati, uzongera wumva ufite amahoro. Bibiliya iravuga ngo muzumva amahoro ava ku Mana aje akabaturisha. Ni iby'igitangaza uko wumva umeze iyo Kristo aje akirukana guhangayika bikava mu mutima w'ubuzima bwawe. Ndagira ngo ushimire wowe wabanye nanjye. Ibindi bice nzabibabwira mu gice cy'ubutaha. Ukore subscribe kandi ukore ku nzogera kugira ngo utaza gucikwa n'ibindi bice bikurikiye.